mumeze neza. I'm here. Jump. Ouch. Hano Arvin arambwira ngo mama jump. Yeah, I did it. Did I did it? Yeah. I did. Muze tujyane njye kubereka hano uko ibintu biba byifashe. Calm down. How I'm gonna calm down, buddy? Uyu mwana none nuwera ari kumbwira ngo mama calm down. Yeah. No. Let's go. Muze mbereka hano iyo umuntu afite imyenda yo gutanga. Hanyuma rero muze tujyane hano twari tugiye kuri store imwe mitanca kuri ntuza mitanca iyo nyine umuntu afite nk'isoko numva ndi kuvugishwa mu mbabare guys ndi kuvugishwa ari izuba rya danje ndi kuvuga amangambure turi saa 12:28 z'umugoroba. Yes honey, yes. So are you going to watch truck? Arije kuvuga babyancanze mana yanjye arije umwana kwaza ikintu gakanura amaso papa. Anyways, let me show you here. Ahangaha rero ni ahantu dutanga imyenda. Iyo ufite nk'umwenda ushaka guhereza nyine abantu batishoboye uza ahangaha cyangwa se inkweto rero baranditse ngo drop clothes ni imyenda, shoes. Ahangaha murabona ko hari igikarito cya mbere nateretsemo ntarahagera ngo ntangire ndikodinga ntangiye kurikodinga nonaha nyine mwihangane ko natangiye ninze. Ibi ngibi byo rero twari tuzanye ahangaha ku dropinga tuba tubishyizemo ahangaha no kugishanya. urabona ko hano biba byanditse clothes and shoes, imyenda n'inkweto. Iyo nyine ubifite urabizana ukabishyira ahangaha cyangwa se ukagira gute ukajya kureba nk'umuntu iyo umuzi. Iyo ubazi uragenda ukabareba aho bari ubundi ukabibakorerayo, ariko ubundi many times ubizana ahangaha nibyo byoroshye kubera bagira ukuntu babigabanya abantu bikoroha kuruta uko wavuga ngo urabimushyira kubera haba hari abantu bagiye bagize gute birenze urugero. Ngaho nguko rero murabibona nuko byifashe. Video yanjye uyu munsi nuko yari imeze, nuko nabipanze nabiteguye kuza kubereka ibintu kiba kimeze ikimenyetso. Hari kamera ya mbe kugira ngo sibyo